Munsi mpuzamahanga w'abagore twifuza kumenya ni abahe bagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa niyo barenga nta kibazo ko ari benshi ni bose abagore bose iyo mbonanye n'ibyo bakora ariko ku buryo bw'umwihariko ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose hari utavuka ku mugore. Arakubwira ngo yaturutse ahandi ngo ntabwo yavutse ku mugore. Ntawe uwambyaye rero nawe icyo mbivugira kubera amateka mabi y'u Rwanda ya Afurika iki urabizi ko bamwe muri twe hari benshi wenda bandi hano twari twarabujijwe uburenganzira turi impunzi nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka 4 ndaguha urugero hari nyinshi ariko ndaguha rumwe mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi ariko kuri abo babiri nagize amahirwe nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Turi kumwe kandi na Samsung 250 y'amafone meza cyane. Nimba ukeneye fone nziza gutyo bikore uce hariya mu mujyi 0788316891 ubundi bakwakire no muri Musanze. By the way twafunguye y'ishami rya Samsung 250 amascreen meza cyane turayafite yewe amafrigo n'amacuisiniere ni bon cyane. Ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tuguhana abonoma ya internet ku gicuruzwa cyari cyose utuguriye hariya muri Samsung 250. Nitwa Perajim Kaneza abandi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Kirehe. Munyemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbanze nshimire icyizere n'ubushobozi mwubakiye umugore dukesha imiyoborere yanyu myiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo turebye amateka yaranze u Rwanda mu myaka 30 ishize dusanga ubuyobozi bwabanje bwaribanze cyane ku muco mubi ugaragaza ko uruvuza umugore ruvuga umuhoro. Hanyuma mu miyoborere yanyu myiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwebwe mutwereka yuko ukurusha umugore akurusha urugo. Ibyo birarenga ndetse bigaragara ko n'ukurusha umugore akurusha igihugu. Ariyo mpamvu u Rwanda rwacu rwemye mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo byaduteye kwibaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ese iyi zahabu ihishe mu mugore, iri banga ry'ubushobozi biri mu mugore abandi bayobozi batigeze babona mu mugore ubwo bamukandamizaga nk'uko amateka bitugaragariza, ese mwe mwarihishuye mute nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku buryo uyu munsi turimo kwishimira yuko uruhare rw'umugore ari ntagereranywa mu kubaka u Rwanda twifuza. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida. Murakoze. Ubundi biroroshye avuze zahabu ihishe mu mugore ntabwo ihishe ariko agenda yibona no nta kintu cyagombye guhishurwa rwose. Nge narabirebaga biragaragara ujya ubona bihishe uwo sinzi impamvu abona ko bihishe. Niyo mpamvu byoroshye rero twayibonye
kubera ko bigaragara sibyo niyo mpamvu byoroshye murakoze cyane twanyarukira hano hakurya ufite igitekerezo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ko mu mwanya ukomeye kuri uno munsi mukuru mpuzamahanga w'abagore nitwa Nsabimana Theodore mpagara inshuti z'umuryango mu karere ka Rusizi turabashimira cyane twebwe inshuti z'umuryango nyakubahwa perezida wa repubulika kuva 2016 ubwo mwashyiraga urwego rwacu twebwe inshuti z'umuryango kugira ngo dufatanye urunana mudutize imbaraga zikomeye kugira ngo tubashe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina amakimbirane abera mu muryango ndetse turengera umwana cyane cyane mwangavu tumurinda ihohoterwa niyo mpamvu kano kanya nyakubahwa perezida wa repubulika nsaba abagabo abapapa bagenzi banjye kugira ngo dufatane urunana mu kongera gusubira ku isoko yo gutanga inama nziza n'uburere bwiza mu muryango kuko akenshi usanga tutererana abamama izo nshingano tukazitesha kandi natwe turi akaboko k'iburyo nanone nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo aka kanya mumpaye nagapfusha ubusa munyemerere nabonye message nyinshi ndavuga ubutumwa bugufi bwinshi cyane bwa bagenzi banjye bambwira ngo inshuti z'umuryango ya tariki ya 15 itinze kugera ngo igikumwe cyacu twese kizajya murakoze ndabashimira ko bakoze murakoze reka twakire no muri murakoze cyane bite igitekerezo yego murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda amazina yanjye nitwa Mugisha Paradise niga mu wa gatandatu imibare ubugenge n'ubutabire muri lycée Notre Dame de Sito banje kubashimira cyane yuko abakobwa mwatugira icyizere mukadufasha kugira ngo natwe tubashe kwiga siyanse ikibazo nari mfite nkatwe nk'abana b'abakobwa twiga mu mashuri yisumbuye twifuzaga ko mwaduha impanuro y'icyo twakora kugira ngo natwe tubashe kugera ku isoko ry'umurimo turi abantu bashoboye kugira ngo natwe tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu murakoze cyane muriga mumushyireho umwete shyireho umwete ntawe uri muri za sayansi wiga imibare uri mu nzira rwose nziza shyiraho umwete ubyumva ubinoze noneho ubishingireho ndagusezeranya ko utazabura akazi ariko noneho usibye akazi ndiho ngusezeranya ubundi kari muri iyo nyigo kari muri ayo mashuri ndetse uzubakiraho ushobora no kwihangira imirimo igihe ugitegereje aho uzaguha akazi ariko icyangombwa ni uko gushyiraho umwete ukiga ukarangiza neza ibyo wahisemo cyangwa ibyo ushoboye sibyo uri mu nzira nziza rero uri hafi kubona akazi uko nabyumvise nyakubahwa perezida wa repubulika nanjye uyu munsi nagize amahirwe yo gufata iyi microphone no kubana namwe kuri stage hari utubazo nka dutatu munyemereye nifuzaga kubabaza muranibaza ngirira amatsiko cyane akabazo ka mbere nyakubahwa perezida wa repubulika abanyarwanda iyo tubonye ingabo zacu b'abagore tukabona ukuntu tutagore benshi mu nteko no mu nzego z'ubuyobozi bidutera ishema muranibaza mwamwe nka champion wa H.E ni iki kibatera ishema mu iterambere ry'umugore mu Rwanda icya mbere rwose ni ukubona bafite uruhare mu byemezo bifatwa mu nzego z'igihugu ni ukubona bakora ibyo bikorwa kandi ubundi uko byari bizwi mu mateka ari ay'u Rwanda ari n'ahandi hanze abagore bahezwa barasigaye inyuma nk'aho ntacyo bashoboye ariko ubu turabibona ko babishoboye kuko birakora izo nzego zose uvuze bazirimo ibyo bakora birivugira birigaragaza
icyangombwa ni ukongera uruhare rwabo, ni ugushyiraho uburyo hatagira inzitizi, hataba inkomyi ibabuza gukomeza kuba bakwiriye kuba bari bo nk'Abanyarwanda, nk'abantu, gukora ibishoboka byose biba bikenewe mu gihugu. Ibyo ni byo bya mbere binshimisha. murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri, nk'urubyiruko twibaza, turizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore, twifuza kumenya ni abahe bagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu, kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa. Niyo barenga nta kibazo. ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi, unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi, akira igisubizo dore ngiki: iguriro. Rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero, ubundi utugane tukikugezeho mu minsi 7 kandi idashobora kurenga 14. Dore dukorera hano i Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building, inyuma ya Simba Supermarket, ni floor ya 3, cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe, iguriro shopping. Ushobora no guca kuri website yacu wa eshatu://guriro.com. byombi bikora neza cyane. Ukeneye ubufasha bwihuse, duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 18 16 umva aka kantu, ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho. Iguriro, serivisi yacu ni vuba kandi rizewe. Ko ari benshi ni bose. Abagore bose iyo mbona nyine ibyo bakora, ariko ku buryo bw'umwihariko, ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose, hari utavuka ku mugore. Ariko kugira ngo yaturutse ahandi, ngo ntabwo yavutse ku mugore, ntawe. Uwambyaye rero nawe icyo mbivugira, kubera amateka mabi y'u Rwanda, ya Afurika, urabizi ko bamwe muri twe, hari benshi wenda bandi hano, twari twarabujijwe uburenganzira, turi impunzi. Nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka 4. Uko ibyo twabinyuzemo rero, bajya bavuga abantu, impunzi, amakampu abantu babayemo, muribuka kuva na kera. Ari ubwo rimwe najyaga nseka aba bantu bakomeye ku isi, bakaza bakadukubita inkoni ngo hari impunzi hariya. Bamwe narabwiraga, ariko mwebwe mumbwira gutyo, mwe mwigeze muba impunzi, murabizi, muzi uko biryana. Njye ndabizi kubarusha. Ntabwo ari igihe wakwifuza umuntu ko aba impunzi. Kuko nabibaye kurusha imyaka myinshi kurusha aba bandi bose. Araba impunzi umwaka 1, 2, 3, 4, bagaca ibikuba, bakavuza induru, ibintu bigacika. Ntawe ukwiriye kuba impunzi n'umunsi umwe. Ariko jye nabaye impunzi imyaka 20 n'indi. Ndabyumva rero. Ntabwo ari byo nabwiwe. Abo tuvukaho, ukuntu batunyujije muri ibyo bintu bikomeye, muri ibyo bihe bikomeye, tukageza kuri uyu munsi,
ugomba niyo utabivuga buri munsi ariko mu mutwe urabyibuka wibuka uwaguhetse aguhungisha gukiza ibyo ari byo byose uwo ngo nyine haba hari impamvu ubonamo umugore wese ko anyura muri ibyo cyangwa akora ibyo cyangwa yakoze ibyo aho byari bikenewe. Reka mvuge uwo rero uwo mvukaho ariko mvuge abagore bose muri rusange. Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma, dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiwe kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Twashakaga kubabaza niki mubifuriza mu gihe kiri imbere yaba bo ndetse n'urungano rwabo. Ibi byose twavugaga uburenganzira imibereho abantu badakwiye kwihanganira badakwiye kwemera umuntu akaba umuntu akaba afite n'uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba. Ndaguha urugero, hari nyinshi ariko ndaguha rumwe. Mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru, ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigize mbishaka mbigendereye birimo philosophy imyumvire. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Ndabasobanurira icyo bivuze, ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba Abe biva mu kuba, ariko iyo bivuze ngo Abe ni ukuvuga ngo abo uwo ari we, abo washaka kuba. Nicyo gituma namuhaye iryo zina. Uwa kabiri umukurikira mwita Agwize. Agwize bivuye kugwiza, bivuze uburumbuke, sibyo? Agwize ibyo azatunga, ibyo yifuza, values byose abigwize. Ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura, wo kwinigura, ngo muri ayo mazina icyo nifuza, icyo mbifuriza, icyo nifuriza Abanyarwanda bibe birimo. Mwiriwe neza, muri aho? Nishimiye to be your host, as they said. Nagira ngo rero mbahe ikaze aha duhuriye, ngire n'umwanya wo kugira icyo mvuga. Icya mbere ntere ku byangombwa, ubatumira hano byari
kugira ngo twifurizanye umwaka mushya muhire tugiye gutangira mu 2024. Ubu ndabubifurije rero. Ndetse ngira ngo mbashimire uko dushoje uyu mwaka tugiye gusoza w'ibihumbi 2023. Wabayemo ibintu byinshi ndetse byinshi kurusha byagenze neza. Byagenze neza kubera impamvu nyinshi, ariko iy'ingenzi ni uruhare mwabigizemo. Ndabashimira rero. Muraza gufasha musemurire abo twatumiye bari hano batumva Ikinyarwanda, ababegereye mugerageze mufashe mubasemurire, ariko mubasemurire ibyo mvuze, ntimuvuge ntimushyiremo umunyu, ntimushyiremo cyangwa ntihagire ibyo cyangwa se urusenda, ntimushyiremo ibyo ntabuze. Ariko mwese n'abatashoboye kuba bari hano, ndabashimira uruhare mwagize mu kuntu tugiye gusoza uyu mwaka ibintu byaragenze neza. Ndetse n'ibitaragenze neza gerageza kubyumva tukabimenya, tukabiha umwanya wabyo, ndetse tukababarirana, kubera ko ibyinshi hari ubwo ibintu bitagenda neza, ariko bitari ubushake buke, ari izindi mpamvu zisanzwe z'abantu. Iteka abantu bakora ibintu byinshi byiza bibaranga, hakabaho ubwo basitara ntibakore ibintu uko byari bikwiriye. Ibyo twababarirana tukabisiga inyuma, tukabisiga muri uyu mwaka. Dushoje, ndetse tukabivanamo n'isomo, ku buryo mu mwaka tugiye gutangira tutasubira amakosa twaba twarakoze kandi tutari tunabigendereye. Bisubiyemo ni ukuvuga ngo ntabwo bikiri amakosa abantu bakora batabigendereye, yaba ari ikindi kibazo. Rero tubivanamo isomo tugakora neza kurusha ubutaha. Twebwe rero tumaze no kumenyera nk'Abanyarwanda ubumwe, gukorera hamwe, kuzuzanya, niho tuvana imbaraga zo kugira ngo dukore ibintu bizima. Dukomereze aho rero, ndetse turusheho kuba twakuzuzanya, twakorera hamwe, twakongera n'izo mbaraga. Ndetse ushubije amaso inyuma, imyaka yaragiye ibaye myinshi, aho tuvuye mu mateka ya bundi bushya yo kubaka igihugu cy'u Rwanda, twahereye hasi cyane kubera amateka yacu twese tuzi, sinirwa nyasubiramo. Bahereye hasi cyane, ndakubwira abantu ko
twahereye hasi cyane ku buryo nta hasi haharusha twajyaga kujya, ahubwo icyavuyemo cyiza ni uko ubu tuzamuka tuva hasi nta kidutangira. Kugira ngo aho kugira ikidutangira mu kuzamuka tuva hariya hasi twageze habi cyane, ntabwo byizana gusa, bituruka ku guhitamo, mahitamo abanyarwanda tugomba kugira. Tugomba kugira ubwo bushake, tugomba kugira iyo myumvire ituma twakora icyangombwa cyose gishoboka, niyo cyaba kigoranye giti. Abantu baritanga, niho bava kwitanga. kugira ngo nshimire urubyiruko ruri hano, rurimo abashinzwe umutekano ku buryo mwihariko, ingabo, abapolisi, izindi nzego z'umutekano zirara ijoro amanywa bakayirirwa, ndetse badahabwa ibingana n'ibyo bari bakwiye kuba babona kubera akazi bakora n'ukuntu kanyemereye. Ibyo byose bakabikora nta winuba, ko azi ko akorera igihugu cye, anibuka naho igihugu cyavuye. Niba haravugiye ko ari uguhitamo, abantu bashobora guhitamo ngo ariko na mbere hose u Rwanda ntirwari u Rwanda, kuki tutamera nka kwa kundi kwaho tuvuye? Kuko aho tuvuye hari abari bahari nyine, bisa nkaho ntacyo byari bibatwaye, wenda niko bari bahisemo, namwe mwahitamo. Ariko guhitamo kwarabaye, niyo mpamvu turi hano, impamvu dutandukanye, komeza gushaka gutandukana n'abagize ayo mateka ya mbere yubetse u Rwanda karushyiraho rwari icyo gihe. Muri uyu mwanya rero navuga hari indirimbo avuga ngo ntabwo ndi buririmbe, ntabwo ijwi ryanjye ari ryiza, ndavuga amagambo gusa, hanyuma abazi kuririmba muririmbe. Ndavuga ngo ibyiza by'u Rwanda, ndavuga ngo mvuga iki ndeka iki, ibyiza by'uru Rwanda. Ibyiza birahari, nabivuze sinabirangiza, ndetse uyu mwaka turangije muzi inama zabereye hano zihuza amahanga y'isi yose, zibikorwa, ibirori, ibintu ndetse byose biganisha ku majyambere y'igihugu, ndetse birimo n'imyidagaduro. Mu myidagaduro habamo byinshi, kwidagadura abantu bakwiye kwishimira cyangwa se kugira ubuzima bushimishije. Kwidagadura rero, ubuzima bushimishije ni n'ubuzima bushingira ku bikorwa abantu baba bibuka, kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere.
ndetse n'ubu turaza kugira umwanya wabyo ngira ngo nuko byateguwe, turaza kugira umwanya wo kwidagadura, sibyo? Kandi tujya twumvikana ko iyo tugiye gukora ibintu tubikorana ubushake, tukabinoza, nababwira ikireba. Ariko mbere yo gusoza, reka mvuge ngo no muri uko kwidagadura twishimira ibyiza, ariko tunidagadura tutibagirwa ibibi byabaye cyangwa bishobora kuba. Ubwo rero mu bitekerezo haba harimo ibyo byombi, wishimira ibyiza ndetse urishima witegura n'ibishobora kudusubiza inyuma kugira ngo bitaba. Nk'iyo wumvise abantu barahari kandi bamwe, ariko mu banyarwanda ni bake bikuririzwa n'abandi, kuvuga ngo umuntu arategura we imigambi ye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni ugutera u Rwanda akarushwanyaguza. Icyo tutazi ni ikizi. Aho ho gushwanyagurika twarahageze, turahazi, ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo. Ibyo byaravuzwe, hanyuma hari abaje kumbwira ngo ariko buriya ngo ntubyiteho, ngo buriya ngo ni ukugira ngo iki? Koresha kugirira nabi u Rwanda kugira ngo ibintu bikugendere neza wowe. Namwe rero niba mutari mutuzi, twe ntabwo tuzategura kugira nabi umuntu uwo ari we wese. Ariko ntushobora no kuza kunyigisha ngo uriya wavugaga biriya ntabwo ari byo yavugaga. We ntabwo ari wowe yavugaga, yavugaga. Kuri njye rero ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari byo yavugaga. Ikindi narababwiye ngo erega mumenye kuri twebwe ntacyo tutabonye, nta gishobora kutubaho kiri hanyuma y'icyatubayeho. Ubwo rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo agere ku ibyo biramureba, ndetse rimwe na rimwe abantu benshi bagashyigikirwa n'uko ngo bo ubundi nawe yakubyemera ibyo bambwira, nawe yakubyemera kuza kumbwira ngo buriya arabeshya nta kizaba, nawe yakubyemera niba twari mu isi. Iyo si yahozeho kera, ubundi ibintu byajyaga kuba bibi
isi igahaguruka kamagana umuntu ugira nabi ngo isigaho ntibibi. Ubwo nyine ni ukuvuga ko icyo gihe u Rwanda rwavuga ngo isi izadutabara cyangwa izabyumva izahagarika ushaka kugira nabi. Ariko muri 1994 ntabwo byabaye. Nta bahagurutse ngo bavuge ngo ibi byo kuba. Mu isi turimo ubu ngubu uyu munsi ntawe ufite icyo akugomba. Ndetse baravuga ngo uyu nguyu ariko turamushakaho iki, afite iki, afite iki yaduha. The world of today, kambivuge mu English, the world of today, we are used to being told that, people have interest. It's no longer facts, it's no longer evidence, it's no longer whether it is right or wrong, it is interest. So if somebody has interest in the one threatening me, more interest in that than me, then you know you are on your own. So Rwanda has been on its own. We have tested it, we know it. So we're not scared, not threatened by the possibility that at one time we will be on our own again. So we should always be prepared. And we are used to working on the worst case scenario, where at any other time we might be on our own. And when we are left to be on our own, we will own up and we will survive even better than last time. Birenze n'iby'ubushize. Reka no kubashyira muri politike nyinshi, ariko nagira ngo nabyo nk'uko dusanzwe duhurira kuri byinshi nabyo mbibasangize. Umwaka w'ibihumbi 2024 rero twese uzatubere mwiza. Ibibazo tuzahura nabyo, tuzahangane nabyo, ibyiza dukorera kugeraho, tuzakora ibishoboka byose tubigereho. Ariko nari mfite ubwo butumwa bubiri, bumwe kuri twe abanyarwanda, ubundi ku bandi batari abanyarwanda bari muri cya gice navugaga. Iyo hari ibibi badushyira iruhande bakatwibagirwa. Iyo hari ibyiza, ariko si bose. Hari benshi babyumva dukorana ndetse badufasha kugera kuri ibyo byiza. Ibyo ntabwo nabyibagirwa. Ariko kubaho kwacu nta wundi tugukesha, duhera kuri twebwe. Ibindi bikaba bikakora. Nyuma, after boring you with all this stuff,
I want you to be happy tonight. You can dance your something off. All right? Have a good evening. Murakoze cyane. Asante. Rero nagira ngo mbanze mbashimire iminsi mumaze hano mu myitozo, ibintu byiza mwatweretse, ibyo mwize, ibyo mwitoje. Ndabashimiye cyane, kandi n'abandi bose bari hano b'abayobozi nabo barabashimira, n'abanyarwanda barabashimira, kuko mubaha icyizere, bakagira umutekano, bakaryama bagasinzira, amanywa bagakora, bityo abahinzi bakeza, abatunze bakagwiza, abakora imirimo yindi y'ibyo bikorera bakunguka, ni ababyeyi banyu, ni abavandimwe banyu, ni inshuti zanyu. Ubwitange rero mufite n'ubutwari, ibyo bibaha icyizere, igitumye turi hano nuko isi turimo, ibihe tugezemo, ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije, ariko nibyo by'ibanze, nibyo biherwaho, kandi murabifite. Hagomba kongerwaho ubumenyi, kumenya uko ukora umwuga uwo ari wo wose, ukawukora, ukawunoza. Iyo bikunze bigasanga bwa bwitange, bwa butwari, ubwo umuntu aba yuzuye. Ingabo nk'izi, iyo ibyo byose bihuye, ni ingabo zuzuye zishobora gukora umurimo uwo ari wo wose. Niyo mpamvu rero mumaze iminsi hano, cyangwa se mwigishwa gukora ibyo mwatweretse mukora, byerekana ibyakorwa, ibyakoreshwa igihe bibaye ngombwa, mu by'ukuri bitari iby'amahugurwa gusa, mu bikorwa. Nibyo byerekana ibyakorwa cya gihe, bya bindi mwaririmbaga, abashaka u Rwanda, abarushakira inabi, abarwifuriza ibibi, barukura he se nyine? Ntaho bafite barukura iyo ibyo bintu bitatu bihuye: iby'ubutwari, iby'ubwitange, iby'ubushake. Byo ntabwo tugomba kujya
kubitira ahandi. Turabifite hano biturimo, biri muri kamere yacu. Ibyo ntabwo twajya kubishakisha ahandi, keretse kubiganira tukabyibukiranya gusa ko ari ngombwa. Ariko ibyo kumenya iby'ibikoresho muri ubwo bumenyi nk'ibyo twabonye, byo hari ubwo bigomba gushakwa ahandi. Hari n'ibyo tuzagomba kwikorera ubwacu, uko ibihe bigenda bihita, uko tugenda tumenya, bimwe tuzabyikorera, tuzajya tubikorera hano, ntabwo ari ibyo tuzaduhora duhaha hanze. Ariko igihe tukibihaha hanze nabyo tuzabihaha. Rero ikindi cyatumye mbanziriza kubashimira nuko umwuga nk'uyu, umurimo nk'uyu, inshingano mufite yo kurinda abanyarwanda, u Rwanda, bidusaba byinshi birenze ibyo duhabwa mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bwo guhembwa, ariko ntibitubuza gukora ako kazi. Ubundi umuntu arebye ibyo abantu bakora mu mvura, ku zuba, mu mashyamba, ahantu hose harimo gukomereka, harimo kuruha, harimo ibintu byinshi. Ubundi bavuga utari ko abantu bakora ibi, ibyo tubaha, ibyo babona birahagije. Ntabwo bijya umuntu agera aho avuga ngo birahagije, kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu, kuko ari iby'igihugu. Kurinda igihugu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe. Biraturenze nk'abantu, umuntu ku giti cye. Ariko kubera ubwo buremere nyine bituma abantu bemera bakitanga, bagakora ibyo mukora, mugakora ibyo mukora. Ubundi buryo bwo kwitanga navuga, kandi mpereye kuri ibyo ngibyo, ni uko ubundi umuntu ashobora kuvuga ati niba ari imishahara, niba ari aho abantu baba, niba ari ibikoresho, niba ari iki, dushobora kubyongera, twabikuba n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Ariko kubera ko tuvuga igihugu, tuvuga abagituye, tuvuga ababyeyi bacu, tuvuga abavandimwe bacu, tuvuga inshuti zacu, kandi bitari iby'igihe gito ngo ni ubu gusa, ariko n'igihe kindi kizaza. Baravuga ariko aba bantu nubwo bakwiriye kuba bahabwa ibi ngibi, kubera ko tudafite amikoro ahagije, kandi mu majyambere y'igihugu hagomba kubaho n'ibijya mu baturage, abana babo bakiga, ubuzima bushaka byinshi, ibikorwa remezo, ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo babone ikibatunga. Ibyakabaye biza bikabongerera ibyo mubona
bikenewe birasaranganywa bikajya aho handi. Iyo rero abantu babyumva neza ntabwo biba ikibazo nyine. Umuntu aravuga ngo nabonye iki gice kubera ko n'ibindi byagiye bijya n'ahandi naho hakenewe. Nagira ngo mbumvishe ko buriya bwitange, buriya bushake navugaga ntabwo bigendera ku byo uhabwa wumva wari ukwiye, ahubwo utekereza n'abandi. Ni nako bigenda, niko mubigenza. Utekereza abandi ukavuga atari ko wafata umutungo w'igihugu wose cyangwa igice kinini cyane akagishyira mu gisirikare. Igisirikare cyacu kigahembwa neza, kikabona ibikoresho byose gishaka, kikabaho ko gikwiriye kuba kibaho. Niwe utekereje atyo muzima, arongera akibuka atari ko se ati byose nibiza aha mu burezi ho haragiki. Kubera ko mu burezi hari abandi banyarwanda, hari abanyarwanda babikeneye. Mu mavuriro, ahantu hose hakorerwa ibintu bituma ubuzima bw'igihugu cyose bumera neza. Nicyo gituma abantu basubira inyuma bati oya, noneho reka tugereranye duhe n'aba bantu nubwo bakora ibintu birenze iby'abandi bakora, ndetse batuma tubona n'umutekano wo kugira ngo ibyo bindi nabyo bikorwe. Ubwo twasaranganya. Icyo nshaka kugeraho rero kindi ni iki, nacyo nigeze kukibabwira undi munsi. Kubera ibyo byose maze kubabwira, ibyo dukora bidusaba byinshi biruta ibyo dufite, ubwo bituma ukoresha neza bike ufite kugira ngo ushobore kuri bike kuba wakora akazi kanini nako karuse bya bindi wari ufite gukoresha. Ndashaka kongera nabyo mbibasobanurira icyo bivuze. Ikindi bivuze ni ukuvuga ngo murareba nk'ahariya mwahoze mukorera imyitozo nanone, aho mwarasaga. Abantu bameze nkatwe bafite amateka nk'ayo navugaga, urabara, sibyo? Ndetse iyo bigeze ku kazi nyako ka kandi ko ku rugamba nabwo urabara. Ni ukuvuga ngo kubara mvuga ni ukuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha, ntabwo rinyura iruhande. Urumva icyo nshaka kuvuga? Nta mpamvu yo kugira ngo ugere ku ntego ari uko wabanje kurasa amasasu 10. Kuko niba turi 1000 hano, buri wese agakoresha amasasu 100, ubu ukoresheje amasasu 100,000, sibyo? Buri sasu icyo rigura wakongera ugakuba, sibyo? Iyo ugiye rero kurasa gusa uko ubonye, kuvuga ngo bya bindi bike wari ufite bizagushiraho vuba utaragera aho wajyaga, sibyo?
aha n'abari ku rugendo, uri ku rugendo muzi ikintu impamba murayizi? Impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo, sibyo? Ahubwo urabanza ukagenda ukagera kure, ni ukubara ibirometero ugenze n'ibyo usigaje kugira ngo ube wabona iyindi. Nicyo kimwe n'imikorere yacu bigomba kutujyamo bikaba nka kamere yacu. Ntabwo dufite byinshi, ntabwo twasesagura. Niyo mpamvu dusaranganya mukabona bike mukwiriye byinshi. Kubera ko dusaranganya tugashyira n'ibindi ahandi, naho ntituhashyire byinshi bihagije, buri gihe bihora ari uko twubakiraho twubahira. Rero bituma dusubira inyuma tukavuga ngo ariko ibi bike tubibyaze umusaruro ahubwo mwinshi unabirenze, nk'uko namwe mukora akazi karenze ubushobozi muhabwa buturutse muri leta. Muranyumva? Rwose amahugurwa rero n'akazi, ibitekerezo bibiri inyuma ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo mbaho urundi rugero, bamwe abenshi hano barabizi, wenda namwe abandi mwebwe muracyari batoya cyane ntabyo muzi. Kera tukiba ku rugamba twarabaraga, yabindi nahoze mvuga, twabaraga amasasu, ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu 10, hajyamo 30, ari 10 ariyo ufite gusa. Ukajya ku rugamba ufite amasasu 10 mu mbunda. Ibintu bibiri. Kuvuga ngo ayo masasu 10 ufite, urwana nawe wenda bafite n'ijana. Ariko bya bintu navuga kugusha uwo murwana ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu 100, ntabwo bitwara 10. Kuko iyo ufite 10 gusa bigatwara 10, ubwo usigaye ni wowe, ubwo worohereje ufite menshi ni wari sibyo. Icya kabiri, twarayakoreshaga kugira ngo tubona andi. Nta rindi duka twari dufite twavanagamo amasasu, murabizi? N'ubu munsi mwagiye ku rugamba, ugenda ushaka uwo urwana nawe, ubwo birumva n'ibindi bigenderaho, sibyo? Ushaka uwo urwana nawe, ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe. Ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba. Ushaka imbunda, ushaka amasasu, ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ikibindi bintu. Ibyo mvuga ni ibyo bindi ukurwanya, ibyo arwanisha, ushaka kugira ngo ubigire ibyawe, ubihindukize, ukomeze umurwanyi, sibyo? Ayo niyo mateka yacu, yaba ubu yaba kera tukimeze nabi icyo gihe, ariko noneho n'ubu ngubu
tumeneze neza kurusha icyo gihe inshuro nyinshi, ariko imikorere ni ya yindi byubakiraho, sibyo? Turumvikana rero, ubushake, ubutwari, ubumenyi, kumenya. Icya kane, niyo ufite ubumenyi, uko ubukoresha ni ngombwa byiyongera kuri ibyo bindi bikaba bine. Ubumenyi, ukamenya gukoresha intwaro, ukamenya gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Kubimenya gusa ntibihagije iyo udashobora kubikora cyangwa kubigenderaho, sibyo? Umuntu wese gufata imbunda warize urayihambura, urayikongera urayifunga, ukayifungura, ukayikoresha ibyo ushaka, ariko iyo bigeze kurasa ntabwo abantu bose barasa kimwe, sibyo? Ariko tugomba kurasa kimwe duhereye kuri bya bindi navugaga, kuvuga ngo urabara, kandi kubara ni uburyo bwinshi. Urabaraga unirinda, nawe urashaka kubaho, sibyo? Y'u Rwanda ntabwo abantu bagenda gusa nk'ibintu uko bigenda. Abantu babaho, babereye kubaho. No muri ibyo bihe bikomeye urwana kugira ngo ubeho. Ni nayo mpamvu ibyo ukoresha ubikoresha neza, kugira ngo biguhe ikivamo kibereye icyo washakaga, sibyo? Iyo rero ni RDF. Abo ni ingabo zacu. Iyo niyo mico yacu. Ibyo bijyanye n'imikorere yacu nanone, byaba mu bihe byashize, byaba ubu, byaba igihe kizaza kiri imbere, n'igihe tuzaba dufite byinshi, kuko uko umwaka ushira niko igihugu kigenda gitunga ibirenze ibyo cyari gifite umwaka ushize. N'igihe tuzaba twageze kuri byinshi, nta byinshi mu mico yacu byo kwangiza, ahubwo twabibonye byabaye byinshi, byongera kuri bwa bushobozi navugaga abantu bakwiye kuba bafite, tudashobora kubona uko tubyifuza. Ni hariya bijya, ntabwo bibi byo kwangiza. Nta kazi rero katunanira na busa, igihe ibitekerezo ari bizima, imico ari mizima, nta kazi katunanira na busa. Niyo mpamvu byumvikana ngo ibyo mujya mwumva hirya no hino bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bavuga ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya. Ajya genda haraguze, asenge, akora ibyo ashatse, akomeze yifuriza u Rwanda nabi. Ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubira aho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano, yaba muzima yaba atari muzima.
niko byagenda. Icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu, nta bushake, ntabwo dushotorana. Gushotorana murabizi, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera, sibyo? Ariko nibwira ko hari aho ibintu byagera, cyane cyane iyo byagusanze iwawe, ntabwo wabyihorera. Ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera. Niko umwuga wacu tubwira, nibyo tuhora twitegura, ariko ibya mbere, umwiteguro wa mbere uba ku bantu. Ibikoresho byo ni ibikoresho, wabigura wabishakisha hirya no hino, ariko abantu ntabwo ubagura. Abantu n'imico yabo n'imikorere n'iki, ibyo nk'uko bitagurwa niko aribo duhanga amaso, aribo dushyira imbere abantu. Nagira ngo rero muri uyu mwanya mbashimire, mbizeze ko ibyiza biri imbere, kwa kundi tujya tuvuga, sibyo? Ubu turagerageza, hari ibitaboneka cyangwa bibonekera igihe dushakiye, ibyo abantu benshi bifuza tugeraho bikeya, ibindi bikazaza hanyuma. Ibyo mujye mubyumva ko ariko bigenda, unabyumve ko kandi nibyo bizakomeza iyo myumvire, nibyo bizatugeza kure, kumva ko iteka iyo twumva ikibazo tukagishakira igisubizo, tukamenya ko hari impamvu zishobora gutuma bitindaho gato. Icyangombwa ni uko abantu banabibasobanurira, bakabibabwira. Icyo gihe abantu mu mutwe baba bumva neza aho tuva n'aho tujya n'ibigomba gukorwa. Nagira ngo rero nsoze nongera kubashimira, mbifuriza imirimo myiza, mbifuriza ibihe biri imbere byiza. Turajya muri Noheri, umwaka mushya, byose ndabibifurije bizababere bihire, muzagira ubuzima bwiza n'abantu. Okay, twongere dushyushyemo gato hanyuma mbareke mujye kuruhuka.